Elking Marisi Igisi n'amabanga nyiribyago ziramwonera byanavuzwe kenshi tuvunite mu matwi wayona yabakambwe kangucire kuma yanjye tazicwa na sinamenye icuti muhorana ucyari igamba nikaguteza bisi umva long story sahi gicamunsi nibwo ninjiriwe na bamwe twita manigas twabanye street ibihanda byari byanze narasubiye kwivuko ndabishimira karahava nanjye ndayagara ikofi nshyo down ibikoresho ndagura ngo zimanira manigas I'm a nigga. Fais-moi camarade. Attaché deux bouches au piqueté. Fermez la bouche. J'ai soumis sur mes offices. Donnez-moi deux paix. Il y a problème. Dis-le-moi. Niko fight yatangiye amaboko baravuna imbavu barakonyora agahanga barasatura iyo ntaguruko n'umushumba mighty yari hasigaye nta bucuti bw'iyisi wowe menye ibyawe nushaka ubenya kamwe pambye amashyira hamwe singuciye intege habeza baracyariho dizwanduye umutima wampaye microphone sohora umwanda warundi moro hisigara yera nubwo abisi badasiba kwisiga ibyo bizinga iyi si turimo nta rukundo ruyirimo sibicyari n'agahinda iyi dunia wallahi bona ari devastation. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté. Fermez la bouche. J'ai soumis sur mes offices. Donnez-moi deux paix. Il y a problème. Dis-le-moi. Ntibanyoroheye ndatambura abafotora genzi byanjye nigazi nawe ni defanda mwangize igicibwa mwanyise ikirara ubu nicyo gihe nanjye nigara imitima yanyu mburaye ndabyimenyera nawe nakiposho dore muzuye kaboze ubu munkoze mu nkovu nawe ndirira nkora niririmbira sibi bihe byahise nasigaye inyuma nawe natse depanaje ndashushanya mutsiba ko nuzansiba mu bwonko mfite icyerekezo winyereka izo nzira ntabwo nzaho zigana ni mastermind umuzigo ndi nawe mwe muzaze mungana n'ibyo uzabaziturira harahirwa mwebweho mwihigiye utwo twatsi izanyu nizisagona zizahora zishikamye. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté. Fermez la bouche. J'ai soumis sur mes offices. Donnez-moi deux paix. Il y a problème. Dis-le-moi. Nana kimushoboye induru yihaye umunwa urirukira kutsebya tuzabarakuzi ibikorwa biravuga turakora yacu tuyashora mu mizigo hayanyu muyashora mu dukuci wahise mikuboneye nanjye mfite yanjye uzabazivete uhora kuri nete ninjye uri kubikora kuri online nahagaritse isi shwiri ritegekera ninjye ufite icyicaro kuri website umwana ashimishwa no kwisiga umwanda listen to me nigga. Qu'est-ce que tu fais moi camarade? Pourquoi vous me dérangez? Attachez deux bouches au piqueté. Fermez la bouche. J'ai soumis sur mes offices. Donnez-moi deux paix. Il y a problème. Dis-le-moi. Pourquoi vous me dérangez? Maintenant fermez la bouche. Bouchez les champs et mon cou. Maudit, dis-le-moi. Elking Marisi.